Hitamo gushaka iby'ijuru aho gushora imbaraga mu by'isi nk'ubutunzi, ibyishimo by'igihe gito cyangwa gutakaza umutima wawe mu kugerageza kwishimira ubukire bwo mu isi. Subiza amaso ku by'Imana itanga bikomeye nk'Umwuka Wera, urukundo no kwizera. Muvandimwe mwene data, irinde kwibanda ku by'isi, ugerageze kubaho kandi ufite umutima ureba ku by'ijuru. Ubugingo buhebuje si ubw'iby'isi n'ubw'iteka ryose. Umukristo nyakuri ahora atekereza ku by'ijuru. Isi irashira ariko ijuru rizahoraho. Ubutunzi bwo mu ijuru ntibwibwa, ntibwangirika. Kwitandukanya n'isi ni ugufata icyemezo cy'ijuru. Imibereho ya gikristu y'ukuri ni iyo gukomeza intekerezo z'ijuru. Ubutunzi bwawe butagaragara nibwo bufite agaciro. Ibikorwa byacu byo kuri iyi si bigira agaciro mu ijuru. Abakristo b'ukuri barangwa n'amaso areba mu ijuru. Uko ubaho uyu munsi bizagaragaza uko imibereho yawe n'Imana imeze. Mwene data muvandimwe, ijuru rirakorerwa kandi turi mu isi ubushukanyi buba buhari bwinshi bwatuma tuva mu byizerwa ndetse tukareka n'Imana. Ariko iteka ryose tujye twibuka ko dufite umuremyi. Umutima wacu wongere ugaruke, duha agaciro iby'Imana, duha agaciro ijuru. Umutima wacu ujye uhora utekereza ku by'ijuru n'ubwiza bw'Imana n'ibyitugenera. Mwene data, ni ukuri turi mu isi, dufite ubwenegihugu mu bihugu aho tuba, dufite ubwenegihugu aho dutuye, ndetse turazwi rwose. Ariko hari ubundi bwenegihugu butazashira, ubwenegihugu tuzahabwa n'Imana, aribwo bwenegihugu tuzahabwa nyuma y'ubu buzima. Imana itugirire neza. Bene data, reka mbabwire ko ibigirwamana ni byinshi, ibivuga Imana ni byinshi, ariko Imana yo mu ijuru, Data wa twese, niyo Mana dukorera, niyo Mana dushaka, niyo Mana dukwiriye kwizera. Rero intumbero yacu niyo yo gukorera Imana, tugire urukundo kandi duharanire kuzabona ubugingo, dukore neza kuko umuntu wese ukora neza azabihemberwa. Zirikana umuhamagaro wawe kandi umenye ko hariho n'iherezo. Umenye ko ibi byose bizagera aho bizarangirira. Rwose bidukora turi mu isi bizagira iherezo. Rero ukwiriye kuvuga iby'Imana, ukwiriye gukumbuza abantu ijuru kugira ngo nabo babashe kugira icyo bamenya, kandi ubabwire ko isi n'ibiyirimo byose ari iby'igihe gito rwose umuntu azabisiga. Rero bene data bavandimwe, uyu munsi reka tugire kwicisha bugufi. Reka ururimi rwacu rube urwo kuvuga Imana, urube urwo kuhimbaza umuremyi, kandi ubuhamya bwacu bube ubuhamya buzima, ubuhamya bwiza. Twere imbuto zikwiriye abana b'Imana. Dukorere Imana muri iyi minsi, twige kwiyoroshya, twige kwicisha bugufi, kandi twitange, tugire umutima w'impuhwe, tugire umutima w'urukundo, kubera ko ibyo byose nibyo Imana ibidushakaho. Mwene data muvandimwe, rero ntago twiyobora, dufite umwami utuyobora, dufite Imana ituyobora. Uyu munsi dukwiriye kwigobotora imbaraga mbi, dukwiriye kwigobotora ziriya mbaraga zitubwira ngo ibi ni mubireke, umurimo w'Imana ntacyo uvuze, ntacyo umaze. Izo mbaraga mbi tuzigobotore, ahubwo dukore imirimo myiza yo gukiranuka, kuko inyungu zo tuzazibona byanze bikunze. Imitekerereze yacu rero reka ihinduke, reka twiyoroshye, reka tugire ubutumwa tuvuga kandi tubusakaze hose, kugira ngo abantu b'Imana babashe kubwumva, babashe kumva ko nubwo turi mu isi, nubwo twagira gute, isi bizarangira tuyisize n'ibyawe byose n'ibirimo byose. Rero imyifatire yacu ibe imyifatire myiza, ibe imyifatire ishimisha Imana, kandi tugire intego mu buzima bwacu, tugire uko twitwara. Burya iyo umuntu afite intego amenya aho agana, akamenya n'aho ari kuva. Uyu munsi rero gukorera Imana ni ukwiyemeza. Gukorera Imana ni ukugira ibyo dusiga, ni ukugira ibyo twigomwa. Hari byinshi uyu munsi bikuryoheye ushobora kwigomwa kugira ngo ubashe kurera umwuka wawe, ubashe kurera umuntu wawe w'imbere, kugira ngo ubugingo bwawe buhembuke. Rero ntabwo ibinezeza byose ariko bitugeza ku Mana. Hari ibyo dusabwa kureka rwose, kandi tukihana, tukanihangana kugira ngo tuzabashe gusohora amahoro. Bene data bavandimwe, rero uyu munsi ibyigisho bivuga ku Mana, ibyigisho bivuga ku by'ijuru, ibyigisho bivuga ibyo dukwiriye kureka, ibyigisho bitwereka ko hariho ubundi buzima. Ibyo nibyo dukwiriye kumva muri iyi minsi ya none, ubundi tukabikurikiza, Imana ikatugirira neza. Rero iby'umwuka birahenda, iby'umwuka ntabwo umuntu apfa kubitoragura, ahubwo iby'umwuka bisaba kubishaka, iby'umwuka bisaba guhuguka, iby'umwuka ni iby'agaciro, kandi iby'ubugingo rwose
rwose birakorerwa biraharanirwa. Imana rero igiha imbaraga babandi babitangiye, babandi bavuga bati Mana nanjye ndaje, nanjye ndagushaka, abo ngabo Imana ijya ibaha imbaraga. Muvandimwe mwene data, ukwiriye kuba indahemuka, ukwiriye kuba umukozi w'Imana nyakuri, ukwiriye kwirinda mu buryo bwose, ukwiriye kwirinda mu byo ukora no mu byo uvuga, ndetse n'aho utuye n'abo mubana. Uyu munsi abantu benshi isi igenda ibereka ko ari nziza, isi igenda ibereka ko ibakunze, ariko ibyo byose biba igihe gito. Abantu benshi birangira rwose babisize, kandi birangira ubuzima bubacitse, ndetse n'igihe kibacitse batakibashije gukorera Imana, batakibashije kuvugira Imana. Rero mwene data muvandimwe, wowe turi kumwe, wowe tubana, reka nkubwire ngo inzozi zawe zibe izo gukorera Imana, inzozi zawe zibe izo gushaka ubugingo kurusha ibindi byose by'isi, kurusha uko wakwinezeza, kuko byanze bikunze uzabona umumaro wo gushaka Imana, uzabona umumaro wo gusenga, uzabona umumaro wo kuva mu by'isi, wo kwirengagiza biriya byose byagushukaga. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3:2 haravuga ngo mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi. Bavandimwe bene data, uyu munsi ijambo ry'Imana riratubwiye ngo duhoze umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi. Nawe ukwiriye rero gukurikiza ijambo ry'Imana kandi ugakorera Imana, kubera ko Imana yo mu ijuru iba yahisemo kubitubwira kugira ngo tubikurikize. Rero reka mbabwire ngo uyu munsi reka twihane, dukure amaso ku by'isi, ahubwo amaso yacu tuyahange ku by'ijuru, kuko nibyo bizatugirira umumaro w'ibihe byose. Mwene data muvandimwe rero, ntabwo nasoza ntakubwiye ngo wowe wumva ubabaye, wowe wumva hari byinshi bikuzitiye, wowe wumva ijambo ry'Imana riri kukugeraho ariko ukumva ubuze imbaraga, reka nkubwire ngo ngwino dusenge, reka nkubwire ngo izere Imana. Imana ishobora byose, Imana yakugirira neza mu gihe ukiri hano mu isi, Imana yacu yaguha amahoro, Imana yakongera ikakugarukaho bundi bushya mu gihe waba wemereye guhindukira, mu gihe waba wemeye kuyikorera. Imana rero ikunda abicisha bugufi, Imana ikunda abavuga amagambo meza yayo, Imana ikunda abagarura abandi kuri Kristo, Imana ikunda abagira umutima w'urukundo, Imana ikunda abafasha abandi. Rero ni byinshi Imana yiteguye kugufashamo mu gihe wemeye guhindukira, mu gihe wemeye kuyikorera. Imana ibahe umugisha, Imana ikomeze ibarinde, kandi ibahe ibyo umutima wanyu ushaka. Ikiruta byose, Imana ibakumbuza ijuru kurusha uko mwakumbura kuguma hano mu isi. Bene data bavandimwe rero, gukorera Imana ni ibintu byiza, gukorera Imana biraruhura, gukorera Imana bituma umuntu yumva abayeho mu bwisanzure, kandi gukorera Imana bigenda bizana imigisha myinshi no mu gihe tukiri hano muri iyi si ya none. Mukomeze mugubwe neza, amahoro n'imigisha nibyo mbifurije. Shalom, shalom.